Murakaza neza kuri Ndanyuzwe TV5 aho twubaka ubumenyi bushya. Hari ibintu abantu bakora mu rukundo ariko ugasanga ko bizindagira tubirebere hamwe kubera ko buhoro buhoro bihindura ibintu binini cyane mu mubano w'abantu bashakanye cyangwa se abantu bari muri relationship. Nimba hari umukobwa uri kugutereta cyangwa se hakaba hari umusore muri guteretana, ibi bintu ntibigucike kubera ko ibyo bintu bifatwa nk'ibintu bitagize icyo bitwara ariko bigatesha umutwe, bikica ibyishimo by'abantu bakundana ndetse kandi bikarangiza n'urukundo rwiza rwari rufite ejo hazaza rukarangira burundu. Uyu munsi reka nkubwire ibintu bitanu ugomba kwitondera cyane niba udashaka kuzaserera cyangwa se niba udashaka kuzasara mu rukundo. Ikintu cya mbere ni ugukunda umuntu utaguha agaciro. Ibi bintu birababaza, ibintu uzabyirinde. Nubona umuntu utaguha agaciro ntuzigere umuha umutima wawe, ntuzigere umuta umwanya wawe. Gukunda umuntu utakwitaho ni ukwiyahura buhoro buhoro utabizi cyangwa se kugenda ugana mu cyobo buhoro buhoro, kubera ko uramuhamagara ntakwitabe, yaza kubona wanamuhamagaye ntaguhamagara, ntakubaza ati se wanshakiraga iki. Uyu muntu ntabwo yakubera umukunzi, ntibibaho. Cyangwa se wamwandikira message ntagusubize, ntabyiteho, ariko wowe ugakomeza kumukunda. Ibi bituma wiyumva nk'utagira agaciro, bikakwangiza mu mutwe. Ikintu cya kabiri ni ugushyiraho gucungana, icyo twakwita cyane cyangwa icyo twakwita control. Ugasanga umuntu aragucunga cyane, iyo umwe atangiye kugenzura undi buri gihe kuri buri kantu, uri hehe, wawe se urahagana hehe, wageze mu rugo ryari, ko wambwiye ko wageze mu rugo kandi utari wakagezeyo, ko numva se uri ahantu hasakuza kandi uri kumbwira kuri mu rugo. Aya magambo arababaza mu rukundo. Uba uri kugenzura umuntu cyane, uba uri gucunga umuntu cyane. Ntuzacunga umuntu cyane, umuntu ugucunga, gukunda n'umuntu ugucunga birababaza. Turi kureba ibintu bitanu bibabaza mu rukundo. Uri kumwe nande, wavuganye nande, umuntu mwawe agatangira kugenzura telefone yawe, agafata telefone yawe kumva arakubangamiye, agatangira kugenzura mwavuganye, agatangira kureba mu mafoto, nta cyizere aba agufite. Ibi bituma urukundo ruhinduka gereza aho kuba ibyishimo. Ikintu cya gatatu gitesha umutwe mu rukundo ni ukubeshyana no gukunda no gukinana mu mutima. Ugasanga umuntu arakubeshya, aragukina mu mutima. Kubeshya ni nk'umuti wica buhoro buhoro. Iyo umuntu ahora akubeshya utangira gushidikanya kuri buri jambo ryose avuga, bituma habaho stress idashira kubera yuko wari uzi ko umuntu mwizerana ariko ukabona nta kigenda, ugahora utekereza cyane. Ibi rero kuyo umuntu agutesha umutwe, jugunya bivemo rwose. Ikintu cya kane gitesha umutwe mu rukundo ni ishyari rirenze urugero. Iyo tuvuze ishyari rirenze urugero ntago ari ukuvuga ko bagufite ishyari, ahubwo ni ugufuha. Ndagira ngo ikintu mucyumve neza. Fuha ni byiza ariko gufuha ni n'ibisanzwe pe, ariko iyo birengeje urugero biba ikibazo. Ushobora gutangira gukeka umuntu ibintu bitabaho, bigatuma urwana n'umuntu, urwana n'umutima udafite icyaha, umutima ukiranuka, umutima udafite inenge. Ugatangira gukekera umuntu ngo uyu muntu aca inyuma kubera ko mwahuye n'umuntu aramuhobera, ngo ubwo amuhobeye ngo baranasambana, ngo baranaryamana. Ntabwo ari byo. Gufuha ni byiza ariko iyo birengeje urugero, iyo birenze imbibi biba bibi. Ikintu cya gatanu ni ugutekereza cyane, nabyo byica urukundo, byangiza umutima, icyo twakwita overthinking, gutekereza mu buryo burenze. Iyo uri mu rukundo utizeye ntabwo ari byiza. Nimba uri mu rukundo izera umuntu, buri message uyisesengure, buri jambo urishyiremo ibisobanuro byinshi. Ibi bitugutera umunaniro wo mu mutwe ukabura amahoro. Iki kintu bano bavuze ni ukuvuga ngo nimba ukundana n'umuntu, irinde gusesengura buri kantu kose, irinde gufata buri jambo ngo urishyiriho ibisobanuro byinshi kubera ko bishobora gutera umunaniro mu mutwe. Ubwo rero nshuti zanjye, urukundo rwiza ntabwo rukwiriye kugutesha umutwe, ahubwo rukwiriye kukuzanira amahoro, rukwiriye kukuzanira ibyishimo, rukwiriye kukuzanira iterambere. Nimba uri mu rukundo rugutesha umutwe, tekereza neza nimba ari ubwo kuko ukwiriye, hanyuma ukomeze. Nusanga atari byo uhagarikira aho ngaho, kubera yuko ubu umuntu muri kumwe ubu agahe gato ariko hari igihe muzaba murambana. Nimba wumva ibi bikubayeho rero andika yes. Niba byarakubayeho andika yes muri comment, kandi ntibibagirwe gukanda like na subscribe kugira ngo utazacikanwa n'izindi nama zigufasha mu rukundo mu biganiro byacu by'ubutaha. Nizere ko rero mumeze neza cyane.